Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kuwa gatatu itariki 15 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025. Uyu no munsi wa 15 mu minsi 365 igize umwaka. Uyu munsi ndashaka kukubwira iki? Muri kumwe nanjye Evangeliste Maniriho Ernest. Witinya kuko Uwiteka Imana agufite mu biganza. Uwiteka Imana yiteguye kukurwanirira. Uwiteka Imana azakuba hafi, ndetse nta kintu na kimwe kizigira kigira icyo kigutwara. Uyu munsi turashaka gusangira ijambo ry'Imana. Iri ni isezerano wahawe n'Imana. Bibiliya dusoma irimo amasezerano agera ku 8,000. Rero muri ayo masezerano agera ku 8,000 ngiye kukubwiramo iri ngiri wahawe, kuko Uwiteka Imana yarariguhaye. Yesaya niho tugiye gusoma muri Bibiliya mu gitabo cya Yesaya. Yesaya 54:17 haravuga ngo, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Uyu munsi wa none nta kizigira kikurwanya ngo kibashe kugutsinda, kuko wizeye Uwiteka Imana. Nta ntwaro izigira igira iki igutwara, kuko imbaraga z'Uwiteka Imana ziri mu ruhande rwawe. Kadusenge iri sengesho kubwo kwizera Imana. Ndagushimye Mwami Yesu, mushimiye kurinda kwawe, mushimiye isezerano waduhaye. Wavuze ko nta ntwaro n'imwe izagira ikidutwara. Rero Mwami wanje, kubwira isezerano turagushimiye. Byose ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.